Ndi Papa Sava. Ihangana nyine hasigaye uragenda n'amaguru. Ngewe aho narinje ni hano. Hasigaye gutyo gusa ariko. Ntabwo mvamo gutyo gusa. None se uragira ngo abantu narinje gutwara bari hano. None se uragira ngo ugeze ko ari rifuti warunyatse. Nyine yame ngende nta kibazo. Yame ngende. Amaki? Amafaranga. Amafaranga? Nese nta tike ufite? Ariko mereza amafaranga ngende ubundi ibyo urimo ni ibiki? Niba uzi ko tutakomezanya aho ngiye mereza amafaranga. Amafaranga se yiki? Urabiyobewe se? Urabiyobewe? Wenda nimbuze ko ari ku buntu gusa ubindi. Wa mukobwa we, amafaranga niba nta nitike ufite aho gahunda nari mfite yari yo kuza kwitwarira abantu hano. Ubwo rero reka nigende. Ariko ugenda ujya he? Ugenda ujya he? Ibyanjye turabikemuye. Ariko se bite byawe? Niba udashaka ko twiteza abantu mereza amafaranga ariko urajya hehe? Ariko se bite byawe? Bite byanjye se bite byanjye iki? Ni ibikira? Soni urankuramo kuza ukanjugunya uko ubonye wowe. Barakubeshya ariko buryo. Ariko se barambeshya? Amafaranga ushaka nayi iki? Urabiyobewe se? Nta rubanza kise? Wakoze iki se? Byo nakoze urabizi. Mereza amafaranga. Nguhere futi hanyuma nindahiza ngo n'amafaranga. Ni mwe wangeze ko cya mu modoka yawe se? Nyishura. Ni ibikira? Umva mukobwa reka kunyenera. Ariko bikira kandi turasera wa mugabo. Nta niso. Papa Sava. Papa yemwe. Abantu mwantabayera. Ushobora gusaba ari wowe uzi ko ushaka kwisebya. Niko ye. Mwantabaye. Ariko se amafaranga yi. Amafaranga nayo rubanza. Yakirika bitabana. Sa mukobwa warize. Umukobwa biki umukobwa waso. Mereza amafaranga n'ushaka amahoro. None se ahubwo bigenze ko nubwo bari gutora. Ubwo se. Ahubwo se icyo ariko. Nikira. Wa mugabo mereza amafaranga. Njyewe uyu mukobwa niba ari n'umukobwa niba ari n'umugore niba ari n'iki ntabwo urumva niwamaze kukimenya arambwiye ati dore muvanye hepfa ku kiraro arambwira ati ugiye ruguru ingiyi ndabwira nti ndagenda ahantu ngiye ni ruguru ingiyi n'amazu ari haruguru ahangaha atese ati wangejejeyo ati nanjye ko ndimo nzamuka ndavuga nti jyamo aho ngera niba ari aho ugirira niwe uraba ucumye urugendo urakomeza n'amaguru none tugeze ahangaha ngo nimwishyure nyiranyishyura aho se ndakwishyura ndakwishyura nkuye byo mu gashyamba kutabivuga nanyishyura se mwoka byaramwe nyishyura aho twahagaze n'uhazi nyishyura aho twahagaze arahaza ariko Papa Sava bigenze bite njyewe uyu mugabo ibyo akoze arabizi nanyishyura nibiki se mwatubwiye batubwira natwe tubimenye Mwari mwumvikanye angahe se? 35. 35 nge nigeze mvugana nawe wa mukobwa we. Siyo ukajya umwira ngo turabikuza tugeze ku gasanzwe. Yego ageze mu modoka yawe. Ariko se ntago mbasobanura. Usanze ari byo ari kutuvuga. Umuntu arambwe insanza zamuka n'amaguru. Arampagarika. Hano ruguru harimo n'abandi bantu ntamereza amafaranga n'ikende ariko se n'icyo kintu abo bantu bari gusenga baracyumva umva ubudasebye ubundi wafunze umukandara wawe ariko se Papa Sava ariko se yewe ndagira ngo nge mbabwire icomokora wa mugenzi urumva ndagira ngo mbabaze amafaranga nyaka muha amafaranga kubera ko namuhaye rifite ariko se ndijijishe amafaranga amafaranga nayo nkugarurira nayo nyishyuye unjugunya hawe ariko aho twari tuvuganye ngeze urahazi njyewe wa mukobwa urahamye udashidikanya hari ikintu twavuganye nge nawe hari ikintu nako ariko abantu bagiye bari Papa Sava abantu bagiye bareka gusebanya koko ariko abantu turi bumenye usebye undi utamusebye ari okay Papa Sava ntureba reka oya mwihangana ariko mwihangana reka nkwereke
si uvuga ngo umva ngwino nkwereke njye ntancika ariko ariko se ndagucika ntabwo uri kumwe n'abantu ntureba aba bantu bose dore nuko abantu bakereza abandi ubu twe tugiye kwigendera none dore bagiye kuturasa hano utwiciye gahunda watwigendeye none baragwebera ubu se koko turabona abashoferi baragwira no kuri kwimana ahubwo se ubu turahava dute umuntu rumwe ngwino ese we mwari musanzwe muziranye mwari musanzwe muziranye mbe muko nawe urambaza icyo bundi hari gahunda afitanye nawe soko warutugwishije wowe waruvuye twatagarutse twabuje wenyine ubona umuntu arakubaza ati usanzwe muziranye ugasubiza nabi abantu bose ukababwira nabi nako mwebwe murambaza ikibazo cyawe se gikemuka mwebwe murambaza iki hanyuma ndashaka kukubaza usobanurire mwemeranyije ibihumbi 35 mwabikoreye hafi yaga hariya ku gashyamba neza ku gashyamba tukirenga ikiraro mukirenga ikiraro aragira pepe cyane ibyo bintu ko abimpakaniye zeze ariko aguhakaniye ati ngiye mwereka ibimenyetso nerekana ibimenyetso subonye ukuntu umwengo ari kuguhamagara bugiye kureba ngo twihute nta nubwo ntinda mu nzira iyi ntabwo ariyo nambaye iyi si ubu hari ibere ryanjye risituye ririmo ntabwo umbwiye ngo ninambare fafa twihute ntabwo iyi karisone ninambaye uzamura ikanzu yanjye ko ari karisine none urimo urabihakana gute ibika none se namereza amafaranga yanjye rero imisatsi yanjye kamaguje gira vuba numvaga ko mbeshya rero ubwo mumbonye mukayango ndi umukobwa w'umunyamitwe none se reka nkwereke muba mutwihanganiye gato pasite umva turebe uko tugiye muguma aho ngaho turebe uko tugikemura icyo kibazo ariko musobanurire ibyo bintu buretse papa sava biri niba twiyamagara undi mushoferi oya araje ariko nta dutinze papa sava bamaze gukererwa iki afite nawe urajya muri ariya mabwa digidigi uramuyobewe urabona hari ikintu digidigi rero undi mushoferi binamagara undi mushoferi sangiza telefone namagara undi mushoferi twakererewe no telefone ufite tuza twakererewe digidigi ari kukwereka aha ariko urajya kureba ibyo bintu ariko digidigi usarura mu yobeko na sa nibiki sareba ibyo bari mari ariko mugira amatsiko y'ubusa ya uresaze nyine wewe jya ndashaje umuhindutse se mwese mufite ubumuga bwo kutavuga ariko veve waretse kunyifatira koko mwana wakwanyigira igitariro nzi mbwira aho kuri imyako nanjye nibonere baby mwebwe hano muracyari inyuma ntago muzi strategy uko bizi subizwa nabyaye mfite umwana nagenda muzira ntambaye isutiye ahubwo nibyo biba byanyobeye gaze nyine impamvu system natumye ngenda ntagasutiye karimo ubize neza cyakora sheri mva ubwenge nizaga akantu uzajya nkora abagabo ku mugoroba cunga nkaya masaka zuba kaba kari kurenga abagabo bari kuva ku kazi babakire nibo mvizira abagabo bikaba by'ibikire nyine amusaba lifuti ninde wanyima lifuti wanyima lifuti gute nkamusekera tukagenda mu modoka kangeza hangeza kahita mukwamana upfa kuba mbonye tugeze ahantu hari abantu ati uranyishyura amafaranga cyangwa mvuge ko wandiye ndahira we akagira ubwoba sheri nkwereke ibintu nitwaza hano mba afitemo agakariso n'agasuti urumva sore kuntu byabaye kubera ntajya mbikura mu isakoshi bino niyo deal bikora none se ubikuramo umugabo we noneho nijoro hari ikigabo cya 50 amaze kuma 50 nemba yikanze umugore we tugeze muri quartier yiwe nanjye nkamubeshya ati naho nahabyaye ko ndi bufata akamoto ngataye iwacu nimba yikanze umugore we ndamubwira ati ko ntayo mfata burya ko mbonye umugore usotse mu gipangu nangeye none yafata yahise nkubita izindi vene ngo iki ubwo se ntibyabaye intambara y'ikisheri aka nagakino nkina ahubwo wowe ubwo nyine muzanye muza kontera stress cyangwa muyoboke business yanjye shiriyo ni diro none wamenye ubwenge nanjye nivire muri iyi kanzu nijye usigaye wambara papa rankunda hano uyu munsi nagore witeguye sibyo wabonye inzara nsigaye nko shandi have handi abitarusi nkima hayi sibyo reka ngende sibyo mwana ndati ngenda kurabura reka ngende ejo tuzajyana none tugiye dufata ariko icyo gihe byasaba ko ufata uwawe nanjye nkafata uwanjye sinamukura he nyine wenda sinkubwiye diro ukuntu yikora reka mbanze ngende
amasaha agiye kugera ubu bari gutaha njya negera handi hepfo ibigabo biva ku nanjye kazi ntibyananira unshakira ikigabo cy'indangare bore kagende nabyo kugushakira akantu nkugishe inama nako ngako umenye ubwenge sawa reka ngende amasaha atagira be shabaye turasubira cyakora mani umva ntuzaneze ba mande aha nabihera heda wowe unshakira unkorere nyine aha yewe papa sava ubonye iki ubonye iki ko dukeneye no kuva arega ibintu birakomeye wa mubyeyi ibintu birakomeye mu rwego muri kubifatamo si rwo birimo niko muko urongera ugahamya neza n'umutima wawe n'ubwenge bwawe bwose ko ndimbati hari ibintu yakoze hafi y'agashyamba hari ibyo yakoze ibyo bihumbi 35 mwabyumvikanye ntimwabyumvikanye oya navuge ntabyo twumvikanye ntabyo mwumvikanye rero reka njye mbagira inama ese ubundi reka nkubaze uzikiriho umusaza turagiye dusanga porogaramu nibwo baherutse ngo iminsi 3 nibwo bakuye igiporoto ku ikaramu buriya rero ni ukuvuga ngo haracyariho imivovo ku mutwe buriya rero njyewe buriya nzi ikivura intura amabinga nigira amahane ubu ngubu ko karora niko muko ahubwo kuntu badukeneye niko muko gukererwa si kibazo ariko ibi bintu ni ibintu uba wapanze ukabipangira aba bantu ukabona umuntu ukamupangira nsanzwe mbikora usanzwe ubikora ntabwo ari ubwa mbere nyine ni ubuzima ubuzima buba bwanze ugashyiraho izi nzara ni amafaranga angahe izi terefe bazisukira angahe izi si shenete ku buryo ugendana utwenda twawe tw'imbere two guteka imitwe aho ugeze ngo bagukuremo imyenda aba bantu bazapfa nabi ubwenge ufite ufasha aya mafaranga uri kwiyitishaho hanyuma ukayakuramo bizinesi nka butike cyangwa ukagira ko ucuruza ntabwo byakumara imbere urahebeba wowe mbese pasava urakoze buriya gira rwose mubasuhuze ibibazo nk'ibyo ariko mugomba kwihanganira gukererwa none se ntiyabyerekanye hano tureba buriya abazamuye akatwereka ubusa nimba igendere turabona iyo baramuka badasanze nkoze isuku ubu urangiye nyine ubu ntabwo mba ndangiye dafi ubwo rero mwakoze nzabatumaho vuba aha ngaha umukobwa ni umudizayina igisambo kiri afite buriya afite isutiye n'ikariso acunga umugabo ati arandongoye shari ifite bayi naragenze ndabona ubuzima n'ishuri ritarangira umuntu apfa akiga sinatekerezaga ko ibintu babikora tugende natwe